nari kujya hese ntandi nari kujya urumva nari mbaye imfubyi ngomba kwita ku bonsi z'inyuma home ndishari umunsi umwe ndabyuka ndamubwira ndashaka kuma 50% cyangwa tugasesa amasezerano byanze nyine hari Bruce Melody byagorana cyane kuvuga ko ukurikiranira imyidagaduro nyarwanda hafi ariko ukaba utazi izina Bruce Melody. Benshi tumuzi nk'icyamamare ariko ntabwo tuzi ngo mbere yuko abicyo cyamamare byamusabye iki, yakoraga iki, ni ibihe bibazo yahuye nabyo bikamukaranga akaba ari Bruce Melody tuzi uyu munsi, utakivugwa mu itangazamakuru ryo mu Rwanda gusa ahubwo uvugwa muri Nigeria, akavugwa muri Tanzania, mu Burundi ndetse n'i Burayi yewe. Reka twinjire mu rugendo rwe rw'umuziki kuva kivuka kugeza ubu ngubu mwaka wa 2026. Ubundi Bruce Melody amazina ye y'ukuri bamwita Itahiwacu Bruce. Itahiwacu Bruce yavutse ku itariki ya 3 z'ukwa 3 mu mwaka w'1992. Ise wa Itahiwacu yitwaga Gervais Bihangana naho nyina akitwa Verena Muteteri. Uyu Bruce Melody yavutse ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane. Yavukiye mu murenge wa Kanombe, akarere ka Kicukiro. Amashuri abanza yayatangiriye mu kigo cya Kanombe, gusa aza kuyasoreza muri Efotec nayo iherereye hari i Kanombe. Aza gukomeza yisumbuye, yaje gusoreza mu karere ka Rwamagana mu kigo cy'Abahisilamu. Uyu Bruce Melody nubwo twavuze urugendo rwe rw'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, ariko urugendo rwe rw'umuziki rwo rwatangiye kera cyane akiri umwana muto aririmba muri korali nako Sunday School. Akimara gusoma no kwandika yakundaga kwandika indirimbo akazitanga muri korali yabagamo bakaziririmba, ariko akibaza niba bizashoboka ko nawe azaba umuhanzi nk'abandi bose ajya abona. Mu mwaka wa 2006 nibwo Itahiwacu Bruce yagerageje gukora indirimbo ye ya mbere na producer bitaga Jackson. Iyo ndirimbo ntiyigeze isohoka bitewe n'uko Itahiwacu Bruce nubwo yari afite impano ariko yari ivanze n'ubukene. Ibi byari imbuto y'imihate ariko nanone yari intangiriro y'urugendo rwari rurerure kandi rugoranye. Icyo gihe Bruce Melody yabonye ko ibyo gukora indirimbo bitagikunze, yigira inama yo kuba umuproducer, ariko intego ari ukugira ngo azakore indirimbo ye. Niko gushaka uburyo cyajya gukora muri studio ya Maji hari i Kanombe, kajya yiga ibya production, abona ntacyo bizamugezaho bitewe n'uko nta mafaranga yari afite kandi harimo abantu benshi bari bahanganye. Harimo abandi bana bishyuruye ngo baze kwiga production, Bruce Melody akagenda ari nk'umuvumbi. Bityo rero birumvikana ko yagombaga guca bugufi abishyuye bakiga, wenda akajya bareberaho cyangwa se nabo bakamwigisha. Uwigishaga muri ako ga studio bamwitaga Piano. Urugendo rw'Itahiwacu Bruce muri uyu mwuga wa production nshatse navuga ko rwamuhiriye, kuko yaje kugera ahamenya ibya production ndetse n'abari bari muri iyo studio bose bavamo asigaye ari gukorana na Maji. Abakire batangira kumwizera ndetse byamujyanye muri studio byose asa naho abihagaritse, yumva noneho yakikorera production, ibyo kuririmba akabihagarika. Yigira inama yo gutandukana na Maji ajya gukorera mu ga studio kari Masaka. Masaka ni yahatinze kubera ko naho yarahageze abantu baramukunda, ahita bivamo yigira gukorera Rwamagana. Aho hose yagendaga akorera yabaga nabifatanyije n'ishuri. Bruce Melody byakomeje kugenda bisa naho bigorana gufatanya ishuri ndetse n'ubuzima bwa producer nk'umuntu wumvaga ashaka kuzaba umuntu ukomeye, yewe yari yaramaze no gutandukira ibyo kuzaba umuhanzi. Mbere ho gato yuko arangiza amashuri yisumbuye agiye gukora ikizamini cya leta, ibya production yabivuyemo ajya kwitegura ikizamini cya leta, cyane ko urumva ari n'umukandida agomba kuza kuri ikizamini cya leta cy'umunyeshuri wiga mu wa 6 secondaire. Akirangiza gukora ikizamini cya leta yibutse ko ikintu cyamujyanye muri production cya mbere ari ukugira ngo azabe umuhanzi azikorera indirimbo ye, cyane ko yari yabonye ko bidashoboka kuba yaba umuhanzi ari umukene. Gusa icyo gihe yari amaze gusa naho yabonye udufaranga, ikindi kandi yari amaze no kumenya n'umwuga wa production. Niko kwigira inama yo kugaruka i Kigali ngo arebe ko byibuze ariho hazamuha amahirwe yo kuba umuhanzi nk'uko yakuze abyifuza kuva kera. Mu kwezi kwa 9 ko mu mwaka wa 2013 nibwo Bruce Melody yasohoye indirimbo ye ya mbere yise Tubivemo. Iyi ndirimbo yarasohotse irakundwa, itangira kugikinwa ku maradiyo akomeye hano mu gihugu. Bruce Melody aza kubona ko bya bintu byo kuba umuhanzi bishobora gukunda kandi bishobora no kumubyarira ikintu kinini gikomeye bidashidikanywaho. Noneho muri uyu mwaka nibwo hatangiye kugaragara ko Bruce Melody afite impano idasanzwe ishobora no kuzamugeza kure. Urugendo rwa Bruce Melody cyangwa se Itahiwacu Bruce navuga ko icyo gihe rutari rwiza, kuko mu mwaka wa 2012 nibwo yapfushije nyina umubyara. Nubwo ibya Bruce Melody bitari byoroshye nyuma yo gupfusha umubyeyi, ariko nyuma yaje guhita ajya muri Super Level. Navuga ko amasezerano yasinye muri Super Level nubwo yamuhinduriye ubuzima, ariko yari amasezerano ameze nk'ubusazi. Richard muri Super Level yategetse Bruce Melody ko bagomba gusinya amasezerano akazajya atwara 30%. Tuvuge niba bakoze igitaramo cya miliyoni, Bruce Melody agahabwa 300,000, Richard agatwara 700,000. Yari amasezerano yari agoranye, nk'umuhanzi wagombaga kuba ari we gukorera amafaranga agahabwa ubwo bufaranga bwice n'ikizi. Tekereza nawe 30%. Bruce Melody nta yandi mahitamo yari afite uretse kwemera ibyo Richard yamusabaga.
cyane ko Bruce Melody yabonaga ko kujya muri Super Level byari kuba ari amahirwe akomeye ndetse n'inzira yo kugira ngo azagere ku cyo yifuzaga kugeraho. Nibyo koko niko byagenze. Bruce Melody yagiye muri Super Level nyuma yo gusinya amasezerano ameze nko kwihambira. Akigera muri Super Level yatangiye kugenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye, aho bamwurije indege bakamujyana Kampala akajya kuririmbira muri Uganda, bakamujyana za Nigeria ndetse bakamufasha no gukora rebo zari zikomeye icyo gihe. Budakeye kabiri nta n'igihe kinini gishize rwose Richard yafashije Bruce Melody kumenyekana mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Gusa ibyo ntibyari bihagije kuko ibyari bikuye mu masezerano Richard yagiranye na Bruce Melody ntabwo byemereraga Bruce Melody gutunga amafaranga, kandi navuga ko Bruce Melody yari akeneye gutunga amafaranga kuko yari afite barumuna be ndetse n'abandi bari bari mu muryango wo hafi yagombaga kwitaho. Bruce Melody yaje kubona ko nubwo gukorana na Richard byabaye imbarutso y'ihinduka ry'ubuzima bwe, ariko akwiye gutandukana nawe bitewe n'uko kontara bari barasinye yari imeze nko kwitera icyuma ukireba. Tekereza nawe 30%. Bruce Melody niko kwigira inama abwira Richard ati niba udahinduye iyi kontara twasinye ngo tujye tugabana 50-50 ngiye Super Level ndayivamo. Richard nawe ati ukanyishyura amafaranga yose nagushoyeho warangiza ukava muri Super Level. Ubwo noneho Bruce Melody byo kwihambira avuga ko agomba kuva muri Super Level uko byagenda kose. Icyo gihe Bruce Melody atangira kujya yikorera utubaka two ku ruhande, yewe Richard abona ko Bruce Melody atakibarizwa muri level ya Super Level. Richard yahamagaye Bruce Melody amubwira ko agomba kumwishyura miliyoni 18 kugira ngo ave muri Super Level. Bruce Melody ntabwo yumvaga buryo cyo ashobora kwishyura miliyoni 18 byibuze ataranafata na miliyoni mu mufuka we. Niko guhita atangira gutekereza ko agiye gufungwa, maze Richard akabashyize iherezo kuri kariyeri ya Bruce Melody. Mbere ho gato yuko Bruce Melody atangira gukorana na Richard, hari umunyamategeko yari yarakoreye igitaramo, yewe umunyamategeko arishima. Bruce Melody niko kwigira inama yo kujya kureba uwo munyamategeko ngo amufashe kuzaburanirwa urubanza rwari rutoroshye. Tekereza umwana waregwaga miliyoni 18. Niko kujya mu rukiko na Richard afite uwo munyamategeko we, cyane ko uwo munyamategeko Bruce Melody atari yanamwishyuye. Gusa byo kwihangana umunyamategeko yafashije Bruce Melody, urubanza bararuburana, yewe nanavuga ko barutsinze. Urukiko rwanzura ko Bruce Melody cyangwa se Itahiwacu Breeze agomba kwishyura miliyoni 2 nyiri lebo ya Super Level ari we Richard. Ibya Bruce Melody na Richard byari birangiriye aho ngaho. Uyu Bruce Melody akimara kuva muri lebo ya Super Level nibwo yahise atangira kuba umuhanzi ukomeye, cyane ko mu mwaka wa 2017 yahise ajya muri Coke Studio. Mu mwaka wa 2018 agahita atwara Primus Guma Guma Superstar. Navuga ko ari ibihembo byamuhinduriye ubuzima ndetse bikanamugira n'uwo ari ubu ngubu. Bruce Melody urugendo rwe rw'umuziki navuga ko rwakomeje kugenda rusa naho rugorana, ariko nanone rukagenda rwegera imbere. Bruce Melody akimara gutwara igihembo cya Primus Guma Guma Superstar yari amaze kubona ubushobozi, niko guhita ashinga studio yiwe akajya atangira kujya yikorera imiziki ye. Mu mwaka wa 2022 Bruce Melody nibwo yahuye n'umukire Coach Gael akinjira muri lebo ya 155 AM. Iyi lebo ya 155 AM navuga ko ari yafashije Bruce Melody guhindura ubuzima bwe ndetse bukaba bugeze aho tubona ubu ngubu, aho yamufashije gukora collabo zikomeye, remix na Shaggy, gukora indirimbo na Diamond Platinum ndetse n'izindi collabo zikomeye hano mu Rwanda. Urugendo rwa Bruce Melody muri lebo ya 155 AM nshatse navuga ko rwabaye rwiza ndetse cyane. Yakoze indirimbo zagiye ziba ama hit song, bamufasha gukora collabo zigiye zitandukanye hano muri Afurika ndetse na hanze ya Afurika. Tekereza Bruce Melody wakoze remix na Shaggy w'umunyamerika, utekereze Bruce Melody wakoze Pompo na Diamond Platinum. Bruce Melody rwose ndamutse mvuze ko urugendo rwe muri 155 AM rwakomeje kuba rwiza ndetse rukaba gahebuzo sinaba mbeshye. Bruce Melody muri 155 AM yakoze ibitaramo bigiye bitandukanye, akora lebo zigiye zitandukanye nkuko nabivuze, yewe asohoreramo na album zigiye zitandukanye, navuga nka Colorful Generation. Iyi nayo nkaba navuga ko ari imwe muri album Bruce Melody yakoze zamufashije guhindura ubuzima bwe. Nubwo uyu muhanzi Itahiwacu Breeze atagiye abura ibintu bimukoma mu nkokora, ariko navuga ko yabashije kubyitwaramo kigabo. Ahangaha twavuga nk'ibya Bruce Melody ndetse na Richard, ibyo kuba yarashakaga kuba umuhanzi ariko nta bushobozi afite, ariko agakomeza kwihambira ku cyo yiyemeje kugeraho. Ubu noneho nshatse navuga ko ari mu gihe cyo gusarura, kuko niyo muhanzi ugenda mu modoka nziza, niyo muhanzi ushobora kuba afite cortege, ikindi kandi akaba ari nawe muhanzi wavuga ko afite lebo nziza. Uyu Bruce Melody yongeye kwereka abanyarwanda ko ari umuhanzi ukomeye kandi w'icyitegererezo u Rwanda rwigeze kugira, ubwo ejo bundi yateguraga ibitaramo bya Summer Country Tour. Bruce Melody yabashije gutumira umuhanzi mugenzi we The Ben nuko bashimisha abanyarwanda ivumbi riratumuka. Ni ibitaramo byaberaga rimwe na Iwacu na Muzika Festival, ariko ibitaramo bya Bruce Melody ndetse na The Ben byarishyurwaga, ariko ibyo bya Iwacu na Muzika ariko n'ubundi byarangaga ibitaramo bya Bruce Melody ndetse na The Ben bya Summer Country Tour akaba ari byo bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru, bikaba ari nabyo byitabirwa cyane ku rugero runini ugereranyije n'ibi ngibi bya Iwacu na Muzika Festival. Kwitabira byari n'ubuntu noneho. Ibyo nanone
bihita byongera gushimangira ko Bruce Melody ndetse na The Ben ari abahanzi banini bidashidikanywaho. Niba ugejeje kuri uyu munota ucyumva iki kiganiro, ntiwibagirwe gukora subscribe, ikindi kandi like, share na comment, byose ni ingenzi kugira ngo ufashe iyi video kugera ku bantu benshi. Mwakoze cyane kubana natwe.